Haleluya. Dushimire Yesu watubabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abantu. Umuririmbyi yavuze ngo suko nari mwiza habe namba, ni Yesu wenyine wambabariye. Mureke tumuramburire ibiganza. Hashimwe Yesu. Nitwa Manase, nshimye Umukiza. Imana ishimwe ko yabyemeye ko uyu munsi nanjye mpagarara hano. Ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira amagambo badusomeye afite intego ivuga ngo ntimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfusa. Amen. Badusomeye amagambo Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Ni urwandiko rwa kabiri yabandikiye. I Korinto wari umujyi urimo ibyaha byinshi cyane. Wari umujyi ugezweho, hakorerwa ibintu byinshi, harimo iterambere. Ariko haza kuvuka mu itorero rirakura. Ariko Paulo aza kumenya ko hari ibintu byaseseye mu itorero, arabandikira ibaruwa abakomeza. Korinto ni ahantu hagoye Paulo cyane. Ni ahantu abanyakorinto bamugoye, niho ahantu yakubitiwe inkoni nyinshi. Yahahuriye n'inzara ikomeye ku buryo yajyaga abandikira akababwira ngo nzacaho ngaho nkomeza no mu Korinto, nkomeza no muri Efeso. Nimujya gusoma muzasanga amatorero yagoye Paulo cyane n'ab'i Korinto barimo. Aha rero abandikira ibaruwa twasomewe ku bice 6 ku ibaruwa ya kabiri. Arababwira ngo ubwo dukorana nayo ndabinginga kugira ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Haleluya. Uhereye mu bice 5 umurongo wa 14, Paulo yaranditse aravuga ngo urukundo rwa Yesu, urukundo rwa Kristo ruraduhata. Uwo twemeje yuko ubwo umwe yapfuye ku bwa bose, kandi bose bari barapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Yarabandikiye ababwira ngo urukundo rwa bose rwa Kristo ruraduhata. Ababwira ko bose bapfuye. Nimusoma ijambo ry'Imana riratubwira ngo twese twari twarapfuye tuzize ibicumuro byacu, ariko dushimiye Yesu kuko yaje kutuzura. Dushimire Imana yatuzuye. Dushimire Imana yatuzuye. Haleluya. Nimusoma mu iyerekwa rya Yeremiya ibice 37, Abisirayeli bari bamaze imyaka myinshi Babuloni. Yeremiya yakoraga umwuga w'amato mu kibaya. Aza kugira iyerekwa abona cya kibaya yakoreraga mu mwuga w'amato cyuzuye amagufa yumye. Amaze kubona cyuzuye amagufa yumye, ijwi ry'Imana riramubaza ngo mbe Yeremiya, kuri kubireba aya magufa yakongera akabaho? Yeremiya arebye uburyo amagufa yumye, mu mutima nk'umuntu atekereza ko bidashoboka, ariko abwira Imana ngo ni wowe ubizi. Akibwira Imana ngo ni wowe ubizi, Imana ibwira Yeremiya ubwo ari njye ubizi, hanura. Yeremiya ngo agihanura abona igufa ririmo rirasanga ryene waryo. Akomeje guhanura abona amagufa yose arateranye. Akomeje guhanura abona hajeho inyama n'uruhu. Akomeza guhanura, Imana iramubwira ngo hanurira n'umuyaga winjire muri iyo mirambo, ngabona abantu bariremye inteko babaye bazima. Imana iramubwira ngo irukanka uhanurira ab'inzu ya Isirayeli, babwira ngo nuko babaye nk'amagufa yumye, ubabwire ngo ariko nje kongera kubasubizamo ubuzima babeho. Dushimiye Imana yatuzuye. Bishaka kuvuga ngo abantu bose bari mu byaha barapfuye. Ni ijambo ry'Imana ribivuze, ntago ari nge. Ariko kubw'uwo yarapfuye kugira ngo abari bapfuye bazuke, ngo kandi ntibabeho ku bwabo, ahubwo babeho kubw'uwo apfuye. Abaririmbyi baturirimbiye reference bavuze ngo Mesiya, ntabwo nzi kukaririmba. Mesiya yarabonetse, nkaririmba nkareba kuri ekara. W'Imana rimwe ku bwacu. Kimbo cy'urupfu. Murekera aho ngaho. Nanjye iyo ndi hariya ndimo nibireba hariya mbita ngendana nabo. Ariko Mesiya yarabonetse. Haleluya. Atanga ibyishimo mu kimbo cy'urupfu. Paulo yaravuze ngo mubo yagiriye neza ni ngewe imbere. Dushimire Yesu. Anga Paulo yakomeje abandikira ku bice 15 umurongo wa 16, aravuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazigira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Bishatse yarashatse kubabwira iki? Yarashatse kubabwira ko ibya kera ukomeje hepfo araza kubivuga.
aravuga ngo nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko none ntitukimutekereza dutyo. Nimuzajya musoma ubutumwa bwiza muzasanga na ba Mariko na ba Matayo bamwandikaga bamukurikije amasekuruza, kuko birigenda igaragaza ko ariko abayuda bavugaga bati si mwene Mariya ntitumuzi, bashiki be ntiduturanye, barumuna be si Yakobo na Yohana n'abandi, bakamuvuga gutyo bakurikije amasekuruza, ku buryo Matayo na Mariko bagiye bandika ubutumwa bwiza bakavuga ko ari umwami w'abayuda, barangiza bagahera igisekuruza yo kwa Dawidi. Luka wagiye kwandika kubera ko yari umunyamahanga utari umuyuda, ahera igisekuruza we kwa Adamu, ariko nawe amugaragaza nk'ufite amasekuruza. Ariko Yohana agiye kwandika agira iyerekwa riruta bose, aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Aravuga ngo kandi Jambo yahoranye n'Imana. Aravuga ngo kandi Jambo yari Imana. Aravuga ngo mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe, niwe wenyine wagize iyerekwa ritamurebera mu masekuru. Haleluya! Aravuga ngo ubwo uwo yaramwe nawe, aravuga ngo kandi yatanzwe rimwe, aravuga ngo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Abamwizeye twapfanye nawe tuzukana nawe, ubu ntabwo tukiri mu masekuruza y'iwacu. Haleluya! Ngewe nitwa Manase, papa wanjye yitwa Theoneste, ise wa Theoneste yitwa Muhire, ise wa Muhire yitwa Manuel. Urumva nakivuga nkavuga icyo nabo namenye, ariko ndagira ngo mbatangarize ko ntakiri uwo nguwo. Hari abantu bari hano baturuka iwacu, sinkiri uwo kwa Theoneste. Ubu ngubu ndi Manase wo kwa Mana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amasekuruza Yesu yarayahinduye. Mwamurambura ibiganza tugatinzayo tukamushimira. Hano ubu hari umupaseri umwe nzi ntaza kubivuga kubera ko biri kurekara, ariko ubuhamya ajya butanga nyine. Nyina yari yararwaye uburwayi bwo mu mutwe, subwo niko babyitara, afite ubumuga bwo mu mutwe, abo twe yaratwitaga abasazi. Noneho bajya kumuvuza ku mupfumu, bagezeyo wa mupfumu aryamana na nyina, babyara uwo muntu. Bamaze kumubyara nyina aramushugunya kuko nyina yari umusazi, bakajya mukamurira amacunga mu kanwa ruruhinja ruto cyane kugira ngo abeho. Ubu ngubu ni pasiteri. Fata ayo masekuru nawe yahuze, ufata umupfumu n'umusazi babyaye umupasiteri, ariko kuko Kristo abari bapfuye yabazuye. Haleluya! Nuba arahari ni pasiteri inshuti yanjye, ariko sinamuvuga kugira namwe murabibone biri hano hari amayekara. Ariko namwe nimufata icyo gisekuru mucyumve, mufata umupfumu n'umusazi babyaye pasiteri, mu bihuze mwumve ibyo bintu, mwumve ibintu Yesu akora ukuntu bitangaje. Ntabwo tukimurebera mu masekuruza, ahubwo abari bapfuye Kristo yaratuzuye. Tuva ku bisekuru by'iwacu iriya hirya kera, turaza duhinduka abana b'Imana. Kandi Yohana yaravuze ngo niko turi. Mbariza umuntu mwicaranye ngo nawe ni kuri? Niko turi. Haleluya! Ageze hepfo ku murongo wa 17 yaravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya. Aravuga ngo ibya kera byose biba bishize. Haleluya! Kera hagati ya 2000 na 2005 ntabwo umuntu twari gukubitana yari gutekereza ko ubu ngubu nahagarara hano ngayobora itorero. Ntabwo byari gushoboka. Umuntu wambonye nko muri stade muri 2003 ntabwo yari gutekereza ko ari nge Manase wahagarara hano, kuko icyo gihe muri stade nari mfite amaderedi. Ariko kubera ko tutakireberwa mu masekuruza, Paulo yaravuze ngo muwe yagiriye neza ni ngewe imbere. Dushimire Yesu. Haleluya! Nari mbonye Imana idahembye data muri 2. Mamizi kurinda arabizi twararirimbanye kera. Noneho ngiye kujya muri segonderi amafaranga arabura, mbona Imana idahemba, ndayandikira ibaruwa nti ngiye nshimye Umukiza Manase, mbonye mudahemba ku Mana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ngiye gukorera Satani. Ndagenda mara imyaka 5, ariko Yesu yankubise kintu barangarura. Munshimirire Yesu. Haleluya! 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 Muri rimwe yari byaravuga ngo suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yaramabarijwe. Haleluya! Ndetse yabambanywe. Ntimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa.
ubuntu bw'Imana bwaraje, nta bundi ni Kristo Yesu. Yaravuze ngo bose barapfuye, niko Pawulo yanditse haruguru, ariko Imana itanga Yesu kugira ngo apfe azuke ku bwabo ngabo nabo babeho. Nta wundi utanga ubugingo buhoraho uretse Kristo. Wowe ubuntu bwaraje bukugeraho, ndetse ijambo ry'Imana rihamya ko kuva kera Imana yabitekereje kera kuva isi itararemwa. Imana yaduhaye Kristo kuva isi itararemwa, itekereza kuzatugirira neza. Muraza gusanga Yesu yigeze abibwira Nikodemu. Yaramubwiye mu Yohana ibice 3, yaramubwiye ngo Nikodemu, nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho, niko umwana w'umuntu agiye kumanikwa kugira ngo uzamwizera azahabwe ubugingo buhoraho. Yesu yibutsaga iki Nikodemu? Imana yabonye Abisirayeli banze kuyumvira, ibateza inzoka nyinshi ziryana z'ubusabwe bukaze ngo zirabarya barapfa. Imana yinginga Mose ati Abisirayeli bagiye gushira. Imana ibwira Mose ngo fata inzoka ikoze mu muringa, ugende uyimanike ku giti cy'ibendera, uzajya wunamuka wese ajya areba iyo nzoka arajya ahita akira. Byashushanyaga Kristo, ubuntu buzamanukira abantu, uwunamutse wese akamwizera agahabwa ubugingo buhoraho. Arabwira ngo genda ubabwire bajya bunamuka gusa bareba inzoka imanitse ku giti cy'ibendera. Abisirayeli umuntu wese wariwe n'inzoka kunamuka yareba inzoka agahita akira, ariko bamwe barashinyirije banga kunamuka ngo barebe inzoka, bakicwa n'urubori rw'inzoka bagapfa bakagwa bakarambarara abandi babireba, kandi abandi bunamutse bagakira. Yesu rero abyibutsa Nikodemu, aramubwira ngo uko wabonye cya gihe byagenze, bamwe banga kunamuka kugira ngo bakire, niko n'ubundi bigiye kugenda. Ubuntu bw'Imana abantu bazabuhabwa babupfusha ubusa, bange kunamuka kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho, barinde bicwa n'urubori rw'ibyaha kandi ubakizagize mu gute amanitse. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo nimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfusa. Yesu yaraje, kandi Pawulo yaranditse avuga ko bamwe baseseye. Nimusoma agatabo k'umugenzi muzasanga mu Kristo ari kujya mu rurembo rujya mu ijuru, ngo yageze hagati mu rurembo abona abantu bamwe barasimbutse bagwamo. Arabaza ati bagenzi banjye ko mbona musimbutse inkike? Baramubaza bati sura pfa iki ko ari ibintu bisanzwe? Nabo bari mu rugendo, nabo baragendaga, nabo bashobora kuba bararirimbaga cyane, nabo bashobora kuba barahanuraga, bashobora kuba baravugaga ubutumwa, nabo bari mu rugendo. Arababwira ati mbese mufite urwandiko rw'agatanga ka mbere mwinjiriye ku irembo rirasukirwaho? Baramubwira ati ariko si cyupfa niki ko turi kujya mu irembo, wagiye natwe turagenda. Ariko bari barasimbutse inkike, nabo bakomeza kujya mu rugendo nk'abagenda, kandi batarigeze banyura ku irembo rirasukirwaho. Ubuntu buhabwa n'Imana gusa, ni Kristo wenyine ugomba guca mu irembo. Yabwiye Abisirayeli, abwira intumwa, arababwira ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'umwe ujya kwa data ntamujyanye. Haleluya, haleluya. Ndabinginga ngo nimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Birashoboka ko waba wicaye hano umaze imyaka myinshi, ariko ubuntu bw'Imana butarakugeraho. Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi yarabonetse. Haleluya. Irandirimba iginezeza cyane, iravuga ngo sigaho gutinya amateka, sigaho gutinya amateka, ngo yajugunye kure ibicumuro byawe. Kumwemerera gusa ni ugupfa warangiza ukazuka, bya bindi by'amateka bikarangira, akakuzura bundi bushya tukazabana mu bwami bwo mu ijuru. Ntimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Aha Yesu yakomeza abwira Nikodemu, aramubwira ngo Nikodemu, nubwo uri umwigisha. Mbibutse Nikodemu yari umuntu ukomeye cyane, yari umwigisha mu Bayuda, yahagarara imbere akigisha amategeko abantu bagafashwa. Ariko Yesu aramureba aramubwira ngo nubwo uri umwigisha w'Abayuda ukaba n'umutwaro ukomeye, ariko ndagutangariza utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo ushobora, ntabwo bibaho, ntabwo uzaba mu bwami bwo mu ijuru. Nikodemu abyumva nabi. Yesu aramubwira ngo ukwiriye kubyarwa nubwo uri mu idini, ukaba uri umwigisha, ukaba uri n'umutware uriyobora, ariko ntabwo uravuka. Ibi birashaka kugaragaza ko abantu bashobora kwicara mu rusengero bakamaramo imyaka myinshi, bakamaramo ibihumbi by'imyaka, ariko batarakira ubuntu bukuraho ibyaha,
banaririmba rwose cyane, bahanura ndetse cyane, babwiriza cyane kubera ko ari abahanga cyane mu kuvuga, ariko bataracira ubuntu bukuraho ibyaha. Ariko ubu buntu iyo bukugezemo buraguhindura, iby'amateka bigahinduka, tugahinduka icyaremwe gishya. Haleluya, haleluya. Aha rero Pawulo arabandikira, arababwira ngo mw'Abakorinto mwe, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ntimuherege ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Arabinginga, arababwira ngo ubuntu bwarabonetse. Arababwira ngo none iki ni cyo gihe cyo kwemererwamo, iki ni cyo gihe cyo gukirizwamo. Abantu benshi, abantu bavutse, ari n'abantu twayaga tubyumva kera bakakubwira bati isi izarimbuka. Ndetse hari n'abantu muri 92 nubwo twari abana bavugaga ngo birarangiye. Ndibuka rimwe nigeze muri 2004 ntaragaruka muri 2004 nicaye ahantu icyangugu hajyaga hakunda kuba utuntu tw'udutingito. Muri 2004 nicaye ahantu nka saa 4 umutingito uraba. Umutingito ubaye hakurya ku musozi numva abantu barasakuje ariko bahita baceceka. Ako kanya ubwo baburantaha numva ari nk'umuntu uri kumbwiraga impanda iravuze. Mpita mvuga ntikambayeho ndasigaye. Nzamuka umuntu twari kumwe musezera byose, nzamuka nkajya ngenda numviriza ku ngo z'abantu, nkumva nta muntu ukoma, ndavuga ntimpanda yavuze. Murumva mu cyaro saa 4 abantu benshi baba baryamye. Mama rero yarasengaga cyane, ndavuga nti nisanga mama hari ndamenya ko impanda itavuze. Ariko ndavuga ni nawe wasanga byazambye ntawamenya nawe agasigara. Ngeze mu rugara nkinguye ndamuhaza nturi muzima, ati ndi muzima. Ariko ndavuga nti mama ntiyaba yasigaye. Twari dufite abana bato cyane, bari bakiri bato nk'imyaka 5 n'itandatu. Ndavuga ntabangaba ntago wenda bashobora kuba impanda yavuze ntibasigara. Namubwira ntinyereka aho abana bari, namubwira turabasha ntinyereka aho bari kubera ubwoba, kubera ibyo narindimo narinzi ko nasigaye. Ariko mbakozeho numvise bahumeka ndakwi impanda ntago yavuze. Munshimirire Yesu utaravugije impanda ntaraza. Haleluya, haleluya. Bakoze numva bari guhumeka ndakwi, yo uziko impanda itavuze. Nubu biracyari bya bindi. Haleluya, haleluya. Yesu yukuraho ibyaha n'ubundi impanda aracyayivuza. Nubu arimo arakubwira ngo ubuntu bwe buraguhagije, ngwina kuruhure. Haleluya. Kubera ko nanjye najyaga agenda duke mvuga n'ibyanga bizakunda impanda izavuga. Nigeze nkubitana n'umukobwa hariya mera neza saa 9 za mu gitondo. Mama Imana yari yaramubwiye ko nzagaruka. Ngiye kumusezera agiye gupfa, yarambwiye ngo mu bintu binejeje n'ukuntu ngusize waragarutse ukorera Imana. Arambwira ngo niyo nagenda none ntacyo mbaye, kuko ngusize mwisura umuvuga butumwa. Ubu ndimo ndakora cyane kugira ngo tuzabonane. Haleluya. Rero nkubitana n'umukobwa arambwira ngo Imana yambwiye, urumva yaravuye mu butayu ameze nk'igishirira. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo ifata umwanzuro ntiyaguhomba. Namubwira ntuzabwira iyo Mana yo ko ntazayikorera. Data arayikoreye, yarohamye inshuro nyinshi ajya kuvuga ubutumwa ntacyo yamumariye. Mbabimwumvisha, arambwira ngo yafashe umwanzuro ntabwo uzongera na rimwe kutongera kuyikorera. Hari hasigaye icyumweru nkagaruka. Nshimiye Yesu wangaruye. Njyambara ari kuntejo buri nahoze mbibwira umuntu bwa ntifite imyaka 5 y'imfabusa, ariko nshimiye Yesu wangaruye mu buntu bwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Yesu yibutsa Yohana, amubwira ko Yesu yibutsa Nikodemu muri Yohana, aramubwira ngo utabyawe n'amazi ntibishoboka ko waraga ubwami bw'Imana. Aha rero Pawulo abyandikira Abakorinto yarabibukije, arababwira ngo iki nicyo gihe. Arababwira ngo mbese ntago mubizi ko igihe cyo gukirizwamo n'abemeye n'igihe cyo kwemererwamo nk'abemera. Arababwira ngo rero iki nicyo gihe cyo kwemererwamo, iki ni nacyo gihe cyo gukirizwamo. Iri jambo ryandikwa ryari riri kubwira Abakorinto ko ari cyo gihe cyo gukirizwamo. Ubu ngo Abakorinto ntibagihari, ririmo rirabwira Abanyakicukiro ngo iki nicyo gihe, uyu niwe munsi. Ntawe uzi uko ejo byagenda, ntawe uzi uko mu gitondo biri buze kugenda, ntawe uzi ko nimugoroba biri buze kugenda. Dushobora kwirirwa hano mu kanya nimugoroba bikaba birangiye. Kera Imana yajyaga ivuga ibintu abantu bakabona ari ibintu bisanzwe. Hari n'ibyo yatubwiraga kera muri 2006 tukabona bizasohora twarashaje. Nibuka hari umusaza yajya guhanura akatubwira ati hari igihe kigiye kugera. Umuhanuzi yajyaga ahanura akavuga ati u Rwanda ruzagira imihanda myinshi y'imikara. Niko bajyaga bahanura, tuzagira imihanda myinshi y'imikara. Ati muzajya mujya muri tagisi mufite akajeto, muzajya mujya kwa muganga mufite akajeto, tukagira ngo bizaza twarashaje. None mu kanya baraduha itangazo rya mitiweli. Murumva bitarasohoye?
hari ibintu bagenda batubwira tukumva ari ibintu bisanzwe, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo uyu ni wo munsi, iki ni cyo gihe cyo gukirizwamo. Tuvuge ngo amen. Imyaka yose waba umaze, imyaka yose, ndetse biravuga ngo Imana iravuga ngo imyaka yose yo kujijwa Imana yagize gute? Yarayirengagije, ititaye ku myaka umaze mu bujiji. N'uyu munsi nufata umwanzuro ukakira ubuntu bw'Imana, imyaka yose yo kujijwa Imana irayirengagiza. Dushimiye Imana ko iyo tugeze muri Kristo Yesu, ibya kera byose, ititaye ku myaka twari tumaze mu bujiji, byose biba birangiye. Imana ihabwa icyubahiro. Abisirayeli bahawe ubuntu bw'Imana babupfusha ubusa, kandi ijambo ry'Imana rimuvugaho Yesu, rikavuga ngo niwe mutwe w'umubiri w'abapfuye kandi niwe kuzuka. Ibyo Pawulo yabyandikiye Abakolosayi igice cya 1 umurongo w'8, abwira ngo ni nawe torero, niwe rufatiro abantu bose bagomba kubakiraho kugira ngo bagere mu bwami bwo mu ijuru. Dufite abantu benshi tujya dusoma muri Bibiliya bahawe ubuntu bw'Imana babupfusha ubusa. Nimuza gusoma murasanga hari inkuru z'umugabo witwa Loti. Muraza kubisanga mu Itangira ibice 19 umurongo wa 15. Loti, Imana ijya kurimbura Sodomu, yaramubwiye ati Loti, hano hantu ngiye kuharimbura, none wowe hagurukana n'umuryango wawe, ntihagire umuntu ureba inyuma, kandi ukomeze iki kibaya. Mwumva ukuntu abamarayika babwiye Loti, baramubwiye ngo ukomeze iki kibaya ukigende, ntabwo twebwe turi buze kurimbura Sodomu utararangiza iki kibaya. Bivuze ngo Loti niyo yari kugenda ikibaya imyaka 10, Imana yari kumwihanganira. Niyo Loti yari kugenda ikibaya iminsi 5, Imana yari kubyihanganira. Niyo Loti yari kugenda ikibaya amasaha 3, ntacyo byari bivuze, kuko yari ahawe n'Imana isezerano ivuga ngo iki kibaya urakigenda, ntituri buze kurimbura Sodomu iki kibaya utarakirangiza. Loti ahabwa ubuntu bw'Imana, ariko abupfusha ubusa. Ako kanya Loti yahise avuga ngo iki kibaya ni kinini, ntabwo ibi bintu nabivamo rwose, ahubwo ni munyemerere nigire kuri aka gasozi. Asaba agasozi kitwa Sowari, nimureke nigire Sowari, aba ariho nihisha kurimbuka k'umuriro. Abamarayika barongera ati niba ariho uhisemo, niba wumva ari byo byagushimisha, igira Sowari. Ibyabaye Sowari n'agahomamunwa. Yafashe ubuntu bw'Imana butesha agaciro, ageze Sowari abakobwa be baramushukashuka, bomba batera inda, babyara Abamowabu n'Abamoni. N'ubwoko bukaze na bugingo n'ubu burwanya abantu b'Imana. Loti apfa arimbutse agwa Sowari kubera gupfusha ubuntu bw'Imana iki ubusa. Ndabinginga torero ry'Imana, ntimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Muzi ibyabaye kuri Samusoni, Bibiliya imuvugaho nk'umuntu ukomeye cyane. Muzarebe inkuru za Manowa n'umugore we, bari bamaze igihe batarabyara. Bibiliya ivuga ngo Manowa n'umugore we bari abantu bakorera Imana, bakunda Imana. Imana ibatuma bakigiye kubaha umwana, ndetse ibabwira ngo azaba ari umunaziri, azaba ari umuntu udasanzwe, azaba ari umuntu Imana itoranyije, azaba afite ubuntu bw'Imana busaga. Muramenye ntimuzanywe igisindisha mwaba mumutwite kugeza igihe azavukira. Abandi baranywaga, ntacyo byari bitwaye icyo gihe, ariko bigeze kuri Samusoni kubera ukuntu azaba ari umuntu udasanzwe, ndetse nyina ahabwa ubutumwa bumubwira ngo ntimuzanamwogoshe, ku buryo yabibwiye Manowa. Manowa aratungurwa, ahita asenga, abwira Imana ngo Mana, wa muntu w'Imana wadutumyeho yongera agaruke atubwire uko tuzagenza umuntu umwana uzavuka. N'ubundi Imana ibisubiramo. Samusoni aravuka ntiyogoshwa, avuka n'imbaraga zidasanzwe. Samusoni yagiraga ubuntu bw'Imana budasanzwe. Bibiliya ivuga ko ngo yafashe umusaya w'indogobe awicisha abantu 1000. Samusoni yagiraga imbaraga zidasanzwe, ariko ubuntu bw'Imana abupfusha ubusa imbere ya Delila. Ndabinginga torero ry'Imana, ntimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Yesu yaraje kugira ngo aturuhure, twe kumusimbuza ibindi hirya no hino, ndetse tukanamwereka tukamubwira ngo ibingibi biragoye, kuko Pawulo yavuze ngo abantu bahawe ubwo buntu bihangana no mu makuba, bakemera no kuba mu magereza, mu mazu y'imbohe, bakemera no kwirirwa ubusa nk'uko babidusomeye, bakemera kuba mu biboko. Pawulo yabivuze
kuko bahawe ubwo buntu bagafata ibintu byose nk'ibiri mu isi bakabifata nk'aho ntacyo bimaze. Kuko Yohana yaranditse aravuga ngo turi abana b'Imana nubwo uko dusa bitarerekanwa, ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Aravuga ngo tugaragara nk'abantu badafite ikintu bamaze. Pawulo yandika aravuze ngo tugaragara nk'abapfuye ariko turiho. Aravuga ngo tugaragara nk'abakene cyane ariko dutungishije benshi. Abantu benshi babayeho kuko itorero rigihari. Bakundwa, turi abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Nubwo tugaragara nk'abadahari, ubu mubona impamvu mubona abantu batwara imodoka bakabona ntacyo bitwaye, bakubaka imiturirwa bakabona ntacyo bitwaye, bakajya mu kazi bakagaruka amahoro, nuko itorero rigihari. Itorero simbifuriza kuzaba ino ngo muzareba akaga kazasigara. Itorero munsi ryazamutse muzareba isi zaba ari akavuyo. Impamvu mubona abantu bagenda bakagaruka amahoro, umuntu agatwara imodoka akagera akarenga intara agafata indi, ntago ari ibintu bisanzwe. Itorero riracyahari. Ni itorero Imana igirira. Niba mubona abanyabyaha bafite, nuko Imana ipanga ko abanyetorero bazabigiriramo umugisha. Niyo mpamvu rero abantu bari kubona ari ibisanzwe, ariko nuko itorero rigihari. Nubwo tugaragara nk'abatariho, ariko dutungishije benshi. Dushimira Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umva undi muntu wapfushije ubuntu bw'Imana ubusa. Bibiliya ivuga ku mugabo witwa Efurayimu. Efurayimu, Bibiliya imuvugaho ibintu bikomeye. Murabizi ko Efurayimu yari umuhungu wa Yosefu. Efurayimu yavukanaga n'umuhungu wita Manase. Uyu Manase ni wo wari imfura. Efurayimu yari ikirondamfura cyangwa yakurikiraga imfura. Yosefu azana abana be ngo ajye kubamurikira sekuru kubera ko Yakobo yendaga gupfa. Bariya abantu ba kera batangaga umugisha ariko bimeze nk'ubuhanuzi. Rero mu Isirayeli umwana w'imfura niwe wahabwaga ubuhanuzi bukomeye bwo kuzayobora umuryango, agahabwa umugisha udasanzwe. Bivuze ngo kwa Yosefu uwitwa Manase niwe wari guhabwa umugisha ukomeye. Ariko ngo abagejeje imbere ya Yakobo, Yakobo anyuranya amaboko, afata umugisha wari uwa Manase awushyira kuri Efurayimu, uwari uwa Efurayimu awushyira kuri Manase. Kugeza ubwo Yosefu yamubwiye atoya, data dore umaze guhuma, ushobora kuba wibeshye. Ashaka guhindura amaboko, ariko Yakobo aramubwira atoya, mwana wanjye, uyu nguyu ahawe umugisha n'Imana, azaba umuntu ukomeye. Amwaturaho imigisha ikomeye, ahabwa ubuntu n'Imana. Mwumve namwe, umuntu wari ikirondamfura agahabwa umugisha w'imfura. Ariko muzasome muri Hoseya mwumve ibyabaye. Haleluya. Muraza kubisanga muri Hoseya ibice 7. Some ku murongo wa 8 ugeze 11. Haravuga ngo Efurayimu yabaye nk'inuma y'injiji, yivanze n'amahanga. Abanyamahanga baragenda bamumaramo imbaraga. Bibiliya iravuga ngo yabaye nk'umutsima udahinduye. Imuvugaho ibintu bikomeye. Wa wundi wari waratuwe ubuntu bw'Imana, wa wundi wari warahawe umugisha, ubuntu bw'Imana bupfusha ubusa. Biravuga ngo asigaye ameze nk'imvi z'ibitarutaru. Kubera ko Efurayimu yaraje atura mu majyaruguru ya Isirayeli, abahungu ba Efurayimu baragenda bivanga n'Abamowabu n'Abamoni, bivanga n'andi mahanga. Bwa buntu bw'Imana bari barahawe babutesha agaciro, baragenda rwose bahinduka nk'inuma z'injiji. Bibiliya iravuga ngo bamera imvi zimeze nk'ibitarutaru, bamera nk'umutsima udahinduye. Imana yabatuyeho ibintu by'ibyago. Babandi bari bafite umunezero, bari barahawe ubuntu bw'Imana, babupfusha ubusa, bahinduka ivu imbere y'Imana. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ntimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko nawe wari warakijijwe ukakira ubuntu bw'Imana, ariko iby'isi bikaguhenda bikakwereka ko ntacyo bimaze. Wanabireba kuko ukahura n'amajwi, ugahora n'amajwi rwose. Umuririmbyi yaravuze ngo isi ihora inyongorera Mose ngo nkuveho. Aravuga ngo ariko rya jwi ryawe wanyongoreye rimpore mu matwi kugira ngo ntumvire ayo moshya. Ubuntu bw'Imana burahagije byose, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo iyamuduhaye
ntizabura kumuduhana n'ibindi byose. Iyo aduhaye Yesu ntizananirwa kubona kurwaye. Iyo aduhaye Yesu ntizananirwa kureba ko ufite ikibazo, kuko Imana yafashe imigisha yose yageneye abantu iyipfunyika muri Kristo Yesu iramuduha. Kumwakira ni ukwakira byose. Tuvuge ngo amen. Kumwakira ni ukwakira ubuzima bwa none n'ubuzima bw'iteka ryose. Wakibaza ngo impamvu ndi guhangayika ndi kurwana n'ibya karande. Abantu benshi birirwa basengera ibya karande. Mbabwiza ukuri, ntabwo karande isengerwa. Niyo wasenga amava akavaho uruhu, uzasenga karande ntigende. Karande ntisengerwa, ahubwo kwakira Kristo niko gutandukana na karande yo mu miryango. Nta kindi, ntago washyiraho amavi hasi ngo wikureho karande yiwe. Niba iwanyu barasindaga ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo wakire ubuntu, uzasinda rwose unaririmba. Niba iwanyu baribaga, iyo karande ikaba iri mu muryango, ni ukuri uzibira no mu rusengero. Keretse niwakira ubu buntu, kuko kwakira Kristo ntago ari ukureka icyaha, ahubwo ni ukumumira akinjira muri twe agakuramo umuntu wa kamere. Tuvuge ngo amen. Akatubyara tugahinduka abana b'Imana. N'abapagani bareka icyaha. Umuntu rwose aravuga ati kuva none sinzongera kunywa inzoga, akanazireka ariko agakomeza kwiba. Ntabwo kureka icyaha ariko kwakira Kristo. Kwakira Kristo ni ugukuramo umuntu wa kamere, yamara kuvamo ukakira Kristo akagushoboza kwera imbuto z'umwuka. Naho ubundi niba ugisengera karande ngo iveho, bakanakubesha ngo ngwino dusengere karande, barakubesha. Karande ntisengerwa. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya. Nta kindi gikuraho karande, nta kindi. Niyo mpamvu uzabona n'umuntu rwose asinda navuga ubutumwa. Niyo mpamvu uzabona umuntu aje ushobora kuba turi guhimbaza mu cyumba tugahimbaza karande gatumwira toga telefone gashyira mu mufuka, agatora rwose ari no guhimbaza akagukubita. Ariko rero kuntu Satani ari mubi, ahita yinjira muri wa mufuka akawuca. Twakomeza guhimbaza ukabona akamanutse mu maguru, kuko Satani ni mubi, nta kindi ahemba. Yesu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesu niwe wenyine udutandukanya na karande. Abantu bazabamaraho amafaranga bagira ngo muze tubakureho karande, ntivaho keretse kwinjira muri Kristo Yesu. Ubuntu twahawe nibwo budutandukanya na karande. Haleluya. Niyo mpamvu usanga mu rusengero twicara tutareba ku masekuruza ngo uyu ni uwo kwande, uyu ni uwo kwande. Iyo tukireba aho yaturutse ntabwo tuba twakira ubuntu bw'Imana, ntabwo buba buraza, kuko twese muri Kristo Yesu turabavandimwe. Muri Kristo Yesu iyo urebye mwene se ubona muva indimwe. Iyo ukimurebera muri karande y'iwabo ntabwo uba urapfa nawe uba ukiri muri karande y'iwanyu, kuko umuntu amenya abavandimwe be. Iyo umuntu akiri muri karande areba abari muri karande. Ariko iyo turi muri Kristo Yesu duhinduka ingingo zimwe muri Kristo. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Urandeba ukabona ndi umwana w'Imana kuko mbona mu ishusho, nanjye nakureba nkabona uriwe. Iyo tukirebana mu masekuruza, Pawulo yavuze ngo ntabwo tukiri muri ibyo, ngo kuko na Kristo niko twamurebaga kera. Twamurebaga nk'uwo kwa Yuda, tukamureba nk'uwo kwa Dawidi, ngo ariko ubu byarahindutse. Haleluya. Ngo kuko bari barapfuye bizeye kubw'uwo bazukira mu wabazuye, bapfiriye mu wapfuye kubwabo azuka kubwabo, ubu turiho kubwe kubera ko yazutse. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndabinginga torero ry'Imana ngo nimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Iyi mpanda irimo iravuga, ejo Imana izayikugarura imbere kubwira ati cya gihe kuki utatunganyije. Bibiliya ivuga ku bintu by'ubwami bwo mu ijuru, ari byo ngiye gusorezaho. Ibi Yesu yajyaga bivuga cy'imigani abantu bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Arababwira ati ubwami bwo mu ijuru muzi ukuntu bugereranywa. Arababwira ngo bugereranywa n'abakobwa 10. Ngo bose aya magambo banza nta muntu utayazi. Muri Matayo 25 ababwira ngo abakobwa bose baboneje amatabaza yabo. Iri jambo risobanuye mu migani ikomeye cyane, ngira ngo mbabwireho gatoya. Ubundi abo bakobwa byari bisobanuye ko kuba aremvite, kuba aratumiwe kujya mu bukwe, kuba baremvite byari bivuze ko bakijijwe, nabo barahamagawe.
barahamagaye rero ati namwe nimuze. Baza mu bukwe, bivuze ngo nabo bari barakijijwe, baza nyine baraza barabwira ati mwitegure ubukwe bw'umwana w'intama. Ikindi, aba bakobwa bose bari bambaye imyambaro y'ubukwe, bivuze ngo bari bariboneje bafite imirimo. Imyambaro Bibiliya igaragaza nk'imirimo. Ikindi gikomeye, bari bafite amatabaza. Bibiliya ivuga ngo ijambo ryawe ni itabaza. Nabo bagendanaga ijambo ry'Imana muri bo. Umva ikindi gikomeye, bari bafite amavuta. Haleluya. Bari bafite n'imperezo. Ijambo ry'Imana rigaragaza mwuka wera ari we mavuta. Bivuze ngo bari baruzuye umwuka wera. Ariko umva igikomeye, umukwe yaratinze, batinda mu rusengero, bararirimba, bavuga ubutumwa, bagira bavuga ati ibintu turabirambiwe. Ntibongera gusenga, barambirwa gusenga, barambirwa gukiranuka, barabireka, amavuta aragenda ashyira mu mperezo, mwuka wera arigendera. Ejo bundi hari umuntu wazambaza ngo ariko mwuka wera ajya agenda. Umuririmbyi yarabivuze, aravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko mwuka wera yabonye uyoborwa n'umubiri wawe arigendera, umusaba uti garuka. Bivuze ngo ajya agenda. Amavuta arabashirana pe, umukwe aratinda, bose barasinzira. Ubu ibibazo dufite ni uko umukwe yatinze. Kandi Pawulo yaravuze ngo turi abana b'Imana, ngo kandi yaduhaye umwuka wera h'ingwate, kugira ngo tubyizere ko azagaruka. Yesu yafashe mwuka wera muduha nk'ingwate. Haleluya. Ejo bundi pastor yaratwigisha, aratubwira ngo ingwate ni ikomeye kurenza icyo ngicyo umuntu aba yagusezeranyije. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyakemera guhomba mwuka wera ngo ibure kuduha ubugingo. Yaduhaye mwuka wera nk'ingwate. Rero ati niba mutabyizeye, nimufate ingwate, nintaba ubugingo muzayigumane. Ariko kubera mwuka wera ari mu butatu, Imana ntiyawuhomba. Haleluya. Yaduhaye mwuka wera nk'ingwate, ubu turawugendana, twarawugwatiriye. Ariko mwashimiye Imana. Imana yabonye tutazabyizere duha ingwate. Nimutekereze namwe icyo kintu, mwumva urukundo Imana yadukunze, kugera nayo ifashe ingwate iketuga ati genda, turi binda njyewe nzaguha ubugingo buhoraho. Niba utabyizera, akira ingwate, kuyigumane, sinahomba mwuka wera, nzaza umumpe nguhe ubugingo buhoraho. Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ihabwe icyubahiro. None rero wa mwuka wera twahaye nk'ingwate, yabonye iby'amasezerano twagiranye n'Imana tutakiyarimo, araducika arigendera. Ese ubwo Imana niza kuduha ubugingo tuzayereka iki? Kuko amasezerano, iyo mugiye gukura amasezerano, ingwate urayisubirana, urayitanga ukayiha nyirayo, bakaguha icyo mwasezeranye. None mwuka wera twasigiwe, twaramunanije arigendera. Umukwe yaratinze, abantu batamavuta arashira mu mperezo. None umva igikomeye, umukwe agiye gukomanga. Abagumanye mwuka wera, haleluya, ngo barakangutse baboneza amatabaza yabo. Hamayi wiri ni tanso mande laizi bolo wadlayi. Amatabaza ngo araka, amaze kwaka ngo abapfu bataye mwuka wera batanyavuga ati nyabune nimuduhe kuri ayo mavuta yanyu, natwe amatabaza yacu ari kugira gute? Ari kuzima. Barababwira bati ntibishoboka, ntusanganywa, ntago bawusaranganya, uwo twahawe ni uwacu. Namwe nimugende mugerageze, mwongere muhendahende, murebe ko yagaruka. Ngo batangira kubunga imisozi, ariko bagarutse basanga urugi rwagize gute? Arabaza ati muri bande? Ati natwe twararirimbaga. Ntago mbazi, sinigeze nanabamenya. Ahubwo nimurebe namwe ukuntu biteye agahinda. Reka nivuge hatagira uvuga ngo namuvuze. Nimurebe nk'ubu ndirimbye muri korari imyaka 30. Niba habaho abantu bagorwa n'abaririmbyi, tekereza kuririmba ukaza ku minsi barepeta ni myinshi, bagasohoka bakugura uniform, urabona ukuntu bambaye, n'abandi kwa kundi bajya bambara,
bakagura inifomu. Abangaba bongera mbona bava hano na saa 3 batashye saa 3 saa 2 n'igice, bagaruka n'ubundi mu gitondo bazindutse. Namwe ni mu bibari ibyo ngibyo n'amatike twakoresha n'ibiki byose ni na twatundi twose. Wagera kuri finali umaze imyaka 30 muri korari ukumvira kubwiye ngo sinigeze. Nimutekereze mwumva ko gahinda. Umuhungu umwe yigeze avuga ati ijuru turirase nibura tutaranambaye pocket nk'abandi. Ngo nibura tujye tuvuga ati si twayiriyemo tunambara pocket turanezerwa. Noneho tekereza kumara iyo myaka wazagera kuri finali uvuga ati ntitwigeze tumenya ko wari uhari. Byaba ari agahinda kwaba ari ugupfa kabiri. Ndabinginga ngo mwakire ubuntu bw'Imana, ntimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Nta nubwo Imana ibiyobewe kutarabwakira, nta nubwo ari igitangaza, kuko umubare avuga ngo umubare w'abanyamahanga ni wuzura. Hari umubare Imana itegereje ko wuzura. Wasanga uyu munsi itegereje wowe, wasanga uyu munsi irindiriye ko ari wowe uri bwakira ubuntu bw'Imana uyu munsi. Wasanga bari barabwakiriye ukabuta, uyu munsi Imana ikabiri kukubwira ngo uyu ni wo munsi wo kongera gukirizwamo. Wasanga utarigeze ubwakira na rimwe, kuko biravuga ngo Pawulo yabyandikiye Abagalatiya arababwira ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'iki b'Imana. Bivuze ngo ubu umwuka w'Imana uri guhamanya n'umwuka wawe kuri umwana w'Imana cyangwa utari wo. Ibyo umwuka w'Imana arimo arabikubwira. Ariko uyu munsi niwo munsi wo gukirizwamo, uyu munsi niwo munsi wo kwemererwamo. Uramenye ntuhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Niba wumva ushaka ko dusengana, ubuntu bw'Imana bukagaruka muri we bugwiriye. Yesu yaravuze ngo icyamuzanye ni ukugira ngo intama zongere zigira ubugingo ndetse bwinshi. Haleluya. Ndagira ngo begeke inzugi dusenge. Yesu yavuze ko icyamuzanye ari ukugira ngo intama zigira ubugingo ndetse bwinshi. Nawe uhumbike ku maso yawe dusenge. Nawe niba wumva hari ikintu wabwira Imana, ukumva ubuntu bw'Imana butagishikamye muri wowe nk'uko bugomba gushikamamo, ukumva Kristo yarimutse muri wowe ukagira ibindi wimika, cyangwa ukaba utarakira ubu buntu bw'Imana, niba wumva urimo haguruka aho uri dusenge. Wewe wibwirira Imana yawe, ni wowe uzi uko mwavuganye nayo, ni wowe uzi icyo ushaka ku Mana. Wowe haguruke ku birenge byawe nta kindi uvuze, ubwira Imana ngo ndashaka ko ubuntu bwawe bwakira uyu munsi. Ndashaka ko wongera kumbyara ukantandukanya n'ibya kera bikaba birashize, ngahinduka icyaremwe gishya. Kuko ubuntu bw'Imana buracyahari. Yesu aracyateza amaboko, kandi uyu ni wo munsi wo gukirizwamo, uyu ni wo munsi wo kwemererwamo. Mana, mu izina rya Yesu, haleluya, haleluya. Izina ryawe nirihimbazwe. Muririmbyi yatubwiye ngo ni Yesu wenyine wemeye kudupfira, niwe wenyine wemeye ko tubaho, niwe wenyine wemeye kutuzura abari bapfuye. Izina ryawe nirihimbazwe kubera ko waduhaye Yesu. Dore abana bawe bari imbere yawe, Mwuka wera waduhaye nk'umufasha. Nasura imitima, nagenderere buri muntu wese, ahindura ibyanze guhinduka, ibiri nk'imisozi bikurweho, ahubwo twakira ubuntu buhoraho. Kandi ubu buntu bwawe bube muri twe bugwiriye cyane, kugira ngo tuzarebane nawe amaso ku maso. Ibyo twagendeyemo bya kera bikurweho, ibyo twabayemo bya kera bishire, karande ziwacu dutandukane nazo, imigambi y'iwacu kera twagendeyemo imikurweho. Ahubwo umuntu wese aya masaha ayiri wiridiri staso malande wezegere dry, abatari bavuka ubwa kabiri ubabyare kugira ngo bakire ubuntu bwawe. Abari barabivuyemo bagaruza ineza yawe, ko twamaze kumenya ko ari wowe mwungeri mwiza wita ku ntama. Umuririmbyi yaravuze ngo mu bacunguwe ntawamenye imigezi yambutse, no kuzerera mu mwijima ashaka intama izimiye, ngo yumve intama ihondobereye, asanga ivunitse yenda gupfa. Muririmbyi arakomeza nk'iyo nkora mbona n'iki kwiriho amaraso, aravuga ngo nanyuze aha nshaka intama izimiye. Turagushimiye ko wasanze duhondobereye twenda gupfa, ukatuzura ukaduhindura abana bawe. Nubishimirwe Mwami, nubishimirwe Mwami, nushimwe, nushimirwe ibyo wakoze. Ntago tujya tubona uburyo twashimira ishimwe,
nta nubwo imitima yacu ijya ibikurura ngo ibishyikire, nta nubwo twabona amagambo twabivugamo, ariko umuririmbyi yaravuze ngo ubwo uzampa urundi rurimi nzagushima uko bikwiriye. Turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze. Ngaho zura abari bapfuye, abapfuye kubw'ibyaha, uyu munota bazuke bakira ubuntu bwawe buhoraho, kandi twese turaganwe nawe tuzabe mu bwami bwo mu ijuru. Turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.